Wa mukobwa we, iwanyu bashobora kuba bafite ubushobozi buhambaye buruta ubwo ku musore. Rimwe na rimwe nawe ushobora kuba ufite ubushobozi buruta ubw'umusore, ndavuga nyine uri umukire. Ariko uburyo kwitwara mu rukundo bikaba bishobora gutuma umusore ukunda cyangwa se ugukunda akwanga bitewe nuko cyangwa se agira ipfunwe ry'uko wamukandamije bitewe n'amategeko utakurikije. Uyu munsi naguteguriye amategeko 9 y'abakobwa bakize mu rukundo. Rimwe na rimwe ushobora kuba uri umukobwa ukize ariko urukundo rwawe akaba ari rwa rukundo rudashobotse, cyangwa se n'umusore mukundanye akaba kwanga bitewe nuko umusuzugura. Uyu munsi naguteguriye ayo mategeko. Rimwe na rimwe urukundo ntabwo rugendera ku mafaranga, rugendera ku rukundo. Urukundo nyine ni urukundo, ntabwo ari amafaranga. Gerageza ukurikiza aya mategeko bizagufasha. Wenda ushobora kuba ufite ubushobozi buruta ubw'umusore. Turi kubategura n'amategeko yandi yo ku basore, ariko banza ukurikiza amategeko 9 y'abakobwa bakize mu rukundo. Ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategura nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Uhawe ikaze. Itegeko rya mbere riravuga uti gabanya agasuzuguro. Wa mukobwa we, yego pe ufite amafaranga, urusha umusore amafaranga. Umusore nawe rero icyo nzi cyo, umusore uwo ari we wese akunda icyubahiro, ntabwo yemera gusuzugurwa. Rimwe na rimwe ashobora no kuza bitewe n'ubukene afite akabona ayo mafaranga, ariko urwo rukundo ntabwo ruramba cyangwa se urwo rugo. Rimwe na rimwe ni benshi bagiye bashakana, ariko ugasanga uburyo ki umugore ufite amafaranga yifata ku musore bigasenya urugo burundu. Umusore agahitamo kwisubirira mu buzima yarabayemo. Hari n'abemera kuba imbata y'ayo mafaranga, ariko ugasanga nyine urukundo umwereka ni ruke. Nyaboneka niba ukeneye urukundo rwiza, gabanya kurata amafaranga, ubwo urata urukundo nibyo bizatuma urugo rwanyu rukomera, cyangwa se urukundo rwanyu rukomera. Igihe cyose uzanamo agasuzuguro, rimwe na rimwe akoza akantu runaka cyangwa se akena amafaranga runaka, ugasanga nyine urimo uramusuzugura. Rimwe na rimwe gerageza, n'igihe mubaye umugore n'umugabo, gerageza umugabo umuhe icyubahiro cye. Icyubahiro cye rero gerageza niba ari n'ayo mafaranga use nk'uyamushyira imbere ze, aba ari uyajera. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma umugabo nyine abona ko akunzwe, cyangwa se abona ko afite icyubahiro. Ariko igihe cyose uzagerageza ukanajera ayo mafaranga, ukiha amafaranga ukavuga uti nayanjye, ntabwo ugomba ko yakora, buri wese agomba gukoresha ayo yakoreye. Ibyo ngibyo bizahita bisenya urukundo rwanyu. Ni benshi usanga bafite ingo, nanjye naguha urugero. Hari umuntu nzi wigeze kuba afite amafaranga, na n'ubu aracyafite, ahubwo nuko umugore yari afite imitungo, ariko umugabo nawe iyo yari afite si yari myinshi. Ariko umugabo aza gukora ikosa, barimuka bimukira muri ya mitungo ya wa mugore. Wa mugore akajya acyurira umugabo avuga uti ni gute se umugabo atakuyubakira iwe. Mbese ugasanga nyine umugore arimo aramubwira ibintu byinshi. Rero aho ngaho noneho byatumye ntegura amategeko 9 y'abakobwa bakize mu rukundo. Rero gerageza ugabanya agasuzuguro wa mukobwa we, wa mugore we, niba unafite ubushobozi buruta ubw'umugabo. Itegeko rya kabiri ry'umukobwa cyangwa se umugore ukize mu rukundo riravuga ngo ntukarutishe amafaranga urukundo. Kuko twatubivuze haruguru, gerageza umukunda, ahubwo wirinde kugaragaza ibyerekeranye n'amafaranga, ubwo wowe umwereka urukundo. Ibyo ngibyo bizatuma abona ko nyine atari amafaranga mbese agize urukundo, ahubwo gerageza umwereka urukundo cyane. Rimwe na rimwe amafaranga adahari, ku ruhande rw'umugore amafaranga adahari, usanga umugabo igihe we ayafite, umugabo ntamucyurira. Buri kimwe cyose umugabo arakigira, ariko amafaranga y'umugore yo ushobora kuyarya nawe ewana akazabigucyurira. Rero gerageza niba uri n'umugabo, wirinde ko umugore agira uruhare runini ku mafaranga, ahubwo gerageze muyasaranganye. Niba ari konte iba ari imwe, mugire uburyo ki musaranganya ibintu byanyu nyine bibe biri ku murongo, apana ubusumbane. Rero ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma urugo rwanyu rukomera, kandi rube urugo rw'intangarugero. Itegeko rya 3 ry'umukobwa ukize mu rukundo, aya mategeko kandi agomba kuyakurikiza. Iri tegeko rya 3 riravuga ngo ubaha umukunzi wawe uko yaba ameze kose. Rimwe na rimwe hari igihe wenda ugira nk'amahirwe mwashakanye umugabo afite akazi agahomba, amafaranga akaba make, wowe mugore ugahita ubona akazi.
umugabo wawe nyine nawe agikennye, rimwe na rimwe ugasanga uri kumukandamiza, uri kumwereka ko byose bishoboka, ugasanga amafaranga niwe uri kuyajera. Gerageza wenda nawe igihe yari afite ashobora kuba yaracunze nabi, gerageza umuhe icyubahiro, mugiye inama. Wenda ushaka kuba uyafite ku ruhande rwawe, umugabo wawe wenda ashobora kuba afite imico runaka ishobora gutuma ayo mafaranga yakoresha ibidakwiye. Gerageza mubanze murya inama, aho kugira ngo wigere nyamwigendaho nk'umugore usanga uri gutegeka umugabo wawe, ahubwo gerageza mujye mubanza munaganire. Amafaranga waba uyafite, niba uzi ko umugabo wawe amafaranga atamumara kabiri mu ntoki, ahubwo gerageze mushaka uburyo ki mubanza kubiganiraho mu mikoreshereze y'imitungo yanyu. Itegeko rya 4 riravuga ngo ita ku mukunzi wawe kandi umwubahe uko yaba ameze kose. Mwiteho, ararwaye, afite ikibazo runaka, mwiteho. Wenda ashobora kuba anafite ubwo bukene runaka, mwiteho nyine nk'umukunzi wawe, kuko umukunzi wawe nyine ni umukunzi wawe, ntabwo ari umwanzi wawe. Umukunzi wawe ugomba kumwitaho uko yaba ameze kose. Itegeko rya 5 riravuga ngo gabanya kurata amafaranga mu rukundo. Nyaboneka ayo mafaranga ntacyo amaze, amafaranga arashira. Amafaranga ufite asa nkayo mfite cyangwa se asa nkayo uri afite. Rimwe na rimwe amafaranga nyine arya hashaka, rimwe na rimwe ushaka kuba uko yarata ubu ngubu, ikindi gihe akazaba adahari. Nyaboneka iby'isi birashira, umunsi uba ufite ejo ukabura. Gerageza ube umuntu uzi icyo ashaka. Gerageza niba ushaka urukundo nyine ni urukundo, wishaka amafaranga cyane kurusha urukundo, ahubwo ushaka urukundo, amafaranga yo aze nyuma mu buryo bwo gukomeza urukundo rwanyu. Ariko n'igihe uyafite irinde kuyarata, ahubwo ube umuntu uzi icyo ashaka nyine nk'uko twari tubivuze haruguru. Itegeko rya 6 riravuga ngo irinde kumugirira igikoresho cyangwa se irinde kumugira umuja wawe mu rukundo. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umugore afite amafaranga ariko ugasanga ibikorwa yakagombye gukora ari kubwira ngo umugabo abikore. Rimwe na rimwe ari gutegeka umugabo ngo namese, ngo umugabo nakore buri kimwe cyose. Ibyo ngibyo bisenya urugo rwawe muvandi. Rimwe na rimwe ushaka kuba ufite amafaranga ariko ugasanga uburyo ki ufatamo umugabo wawe nyine umufata nk'igikoresho. Rimwe na rimwe ntuhari, cyangwa se uri no mu bindi bintu bidahesheje inyungu urugo rwawe, ugasanga uri kubwira umugabo wawe ngo ntabwo mpari, ngo nushake ngo nguteke cyangwa se ukora ikindi kintu runaka. Nyaboneka umugabo wawe agaciro, wirinde kumwandarika cyangwa se wirinde kuba wamusuzugura. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma urugo rwawe rukomera kandi rube urugo rwiza. Ariko nugerageza kumugira igikoresho, bizatuma umugabo wawe agira ipfunwe, rimwe na rimwe anagusigaye yigendere, cyangwa se hari n'abagira umujinya cyangwa se bakagira agahinda gakabije bakiyahura. Aho kugira ngo ubure umugabo wawe rero gerageza umwubahe kandi wirinde kumugira igikoresho ku mafaranga. Itegeko rya 7 riravuga uti irinde kumunenga. Ashobora kuba wenda nta mafaranga afite, yego birumvikana, ariko gerageza wirinde kumunenga mu bikorwa runaka akora. Irinde kumunenga, ahubwo umuse nk'umugira inama. Ibyo ngibyo nibyo nkwifurije kandi nta nibyo bizatuma urugo rwanyu rukomera kandi rukaba urugo rw'intangarugero. Itegeko rya 8 riravuga ngo irinde kumuca inyuma. Rimwe na rimwe umuca inyuma, ibikorwa runaka umukorera umuca inyuma nyine. Wenda amafaranga kuba ntayafite, uri gushaka kujya kureba babandi bandi bafite amafaranga ngo abari muba muri kumwe, musohokane, umugabo wawe umureke umute mu bigori, abe ameze nk'umuja wo mu rugo. Ibyo ngibyo si byiza, bisenya ingo nyinshi kandi ni benshi nzi ingo zabo zasenyutse bitewe n'ibyo ngibyo. Agashaka kuba yajya ahandi hantu runaka. Si no mu kubyerekanye n'amafaranga gusa ibituma umugore aca inyuma umugabo we. Hari igihe usanga umugabo atanoza ibikorwa bigiye bitandukanye nko mu buriri, ariko ugasanga umugore ari kujya gushaka abandi bandi twita abapfubuzi. Rimwe na rimwe ibyo ngibyo bisenya ingo nyinshi kandi ingo nyinshi zishwana usanga ari ibyo bintu. Ugasanga umugabo ntazi uburyo ki ashobora gufatamo umugore we, bigatuma urugo nyine rwubakwa neza mu byerekeranye no mu buriri. Rero wa mugabo gerageza ukora uko ushoboye umubano wanyu wiyongere, ndetse n'umugore wawe amenye ko umugabo nyine agomba gukora buri kimwe cyose, ndetse nawe umugore amenye ko agomba kugira uruhare mu gutuma umugabo we amushimisha mu byerekeranye no mu buriri. Itegeko rya 9 naryo rya nyuma,
umukobwa agomba gukurikiza niba umukobwa afite ubushobozi buruta ubw'umusore. Irinde gufata imyanzuro mu rukundo mutabiganiyeho. Rimwe na rimwe hari igihe usanga kubwo kuba ufite amafaranga wumva ko buri kimwe cyose nyine ari ugomba kukiyobora. Ibyo ngibyo bisenya ingo nyinshi, kandi nawe menya ko urukundo rwanyu rushobora gusenyuka cyangwa se urwo rwanyu rugasenyuka. Ibyo ngibyo nibyo uyu munsi nabateguriye mbabwira amategeko 9 umukobwa w'umukire agomba gukurikiza mu rukundo kugira ngo urukundo rubashe gukomera. Ariko ushobora kuba utarakanda subscribe, ndakushishikariza kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nanjye bategura nkanabagezaho. Nitwa Aime. Iyi YouTube channel wari uriho yitwa Aime Heart. Komeza kudukurikirana kandi mugire Imana ndetse n'amafaranga.